none tariki ya 31 Werurwe, icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo Imana ishaka ko tuyisobanukirwa. Akaba ari ingingo yo kuwa kabiri w'isabato, akaba ari ingingo igize icyigisho cya mbere muri rusange cyitwa amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Amwe mu mahame y'ubuhanuzi akaba ari cyo cyigisho kiri kwigwa muri iki cyumweru cyose, aho icyo kwibukwa cyacyo kivuga ngo ahubwo uwirata yirata ibi, yuko asobanukiwe akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Aya akaba ari amagambo aboneka muri Yeremiya mu gice cyaho cya 9 ku murongo wa 24. Muvandimwe nshuti, tugiye kubana muri iyi ngingo y'icyigisho, nongeye kugusuhuza kandi nguhaye ikaze. Muri iki gihembwe tugiye kuzaba twiga ibigereranyo, imvugo shusho, ibimenyetso, uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ibyo bimenyetso rero n'ibigereranyo n'imvugo shusho byose tuzabona ko bigendereye kwiga Bibiliya. Kimwe rero mu mvugo shusho cyangwa se mu bimenyetso bikoreshwa mu kwiga Bibiliya, nk'uko icyigisho cy'iki cyumweru kivuga, ni amwe mu mahame y'ubuhanuzi. Ihame rya mbere twabonye rya gihanuzi twaryize ejo, aho twabonye ko ubisoma akwiye kubyitondera. Nyamara nubwo twabonye ko agomba kubyitondera, impamvu nta yindi, twakanguriwe kwirinda gufata umugabane umwe w'ibyanditswe byera maze tukumva ko uhagije, cyane cyane igihe duhuye n'ibintu birimo urujijo. Aho twabonye nk'umwe mu bantu ngo basomye Bibiliya, bamubaza icyo ari kurebamo, akavuga ko arimo arashakamo ibintu bidasobanutse. Igihe rero duhuye n'ibintu bidasobanutse, dukwiye gufata igihe cyacu tugasenga Imana, maze tukayisaba kugira ngo tumurikirwe n'umwuka wayo, akadushoboza kugira ngo tumenye ukuri. Iyo Mana rero itwimenyeshereza mu byanditswe byera, ingingo y'uyu munsi nk'uko nabikubwiye dutangira, iravuga ngo Imana ishaka ko tuyisobanukirwa. Umwanditsi agira ati, nta kintu kibabaza nk'igihe ukeneye kuvugana n'abantu byihutirwa, wenda uri nko mu ivuriro cyangwa aho bagurira imiti, ukaba uri mu mahanga aho utamenyereye gukoresha ururimi rwaho, ukaba uzi icyo ukeneye kuvuga ariko ntubashe kubona amagambo ukoresha ngo ukivuge. Mbega ukuntu byaba bibabaje! Nawe ubitekereze bikubayeho, igihe waba uzi ikintu ushaka kuvuga kandi ubizi ko ugikeneye cyane, nyamara ukajya ubura ijambo ukivugamo. Rimwe na rimwe wenda wabona kireba ariko ntubone uko ukivugamo. Hamwe n'Imana hari ikibazo gitandukanye n'icyo. Imana igira iti, nk'uko ijuru risumba isi, niko n'inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira, nk'uko twabisanga muri Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 9. Ikibazo si uko Imana idafite amagambo yo kuvugana natwe, ikibazo ni uko tudafite amagambo cyangwa ubwenge bwo kuyisobanukirwa bihagije. Mu by'ukuri Imana yavuze amagambo menshi, yavuze ibikorwa byinshi, yagize uko twimenyesha mu buryo bwinshi, ariko twe ntabwo dufite ubwenge n'ubumenyi bwashobora gusobanukirwa neza Imana yacu. Akaba ariyo mpamvu Imana ishaka ko tuyisobanukirwa. Aya masomo akurikira atubwira icyerekeranye n'ibyo Imana isobanukiwe n'ubwenge bw'Imana tubigereranyije n'ibyacu. Reba nk'ubu muri Zaburi y'139 ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 6, umwanditsi agira ati, hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka, hahirwa abitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose. Ni koko nta cy'ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze, mu nzira wategetse amategeko wigishije, kugira ngo bayitondere n'umwete. Icyampa inzira zanjye zigakomerera kwitondera amategeko wandikishije. Ubwo nzita ku byo wategetse byose, nibwo ntazakorwa n'isoni. Nzagushimisha umutima utunganye, nimara kwiga amategeko yawe yo gukiranuka. Nzajya nitondera amategeko wandikishije, ntundeke rwose. Mugaragu w'Imana avuga ko abantu bafite amahirwe, abantu bafite umugisha, ari abantu bamenye Uwiteka, ariko ari abantu Uwiteka yigishije. Dore ko ubwenge bw'Uwiteka bunyuranye cyane n'ubwenge bwacu, ariko kandi batubwira ko abantu bagize amahirwe yo kumenya Uwiteka, bakamenya amategeko ye no gukiranuka kwe,
iyo bamaze kuyamenya bayitondera maze bagasaba Imana ngo ntibareke rwose. Umugaragu w'Imana kandi nanone akomeza muri Zaburi y'147 ku murongo waho wa 5 agira ati, muririmbire Uwiteka, mwishimire ibyo yakoze, muririmbire ku nanga Imana ishimwe. Imana yacu itwikiriza ijuru ibicu, itwikiriza ijuru ibicu, itunganiriza ubutaka imvura, imeza ubwatsi ku misozi, igaburira amatungo ibyo kurya n'ibyana by'ibikona bitaka. Imbaraga z'ifarashi sizo Imana yishimira, amaguru y'umuntu siyo inezererwa. Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Imana yo mu ijuru irifuza kugira ngo yigishe abantu, yigishe abayitega amatwi kugira ngo bamenye ko igira neza, kwigira imbabazi, tugasobanukirwa ko ari Imana yo kutabera n'imbabazi, Imana itinda kurakara, Imana ifite kugira neza kwinshi. Nanone mu Baroma, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 11 ku murongo wa 33 haranditse ngo ishimwe rikwiriye nyir'ubumenyi ukeshwa byose. Mbega uburyo ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imana imigambi yayo ntihishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho, akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha icyubahiro kibike iteka ryose. Amena. Imana niyo soko y'ubumenyi, Imana niyo soko ya byose. Abahanga benshi bagerageza kugaragaza indi nkomoko, bakagerageza kugaragaza uburyo Imana atariyo yaba yarahanze ibi. Nyamara niyo abantu bakirimo bavuga batyo, nabo ubwabo iyo bagenzuye babona ko ibyo bavuga bitashoboka. Wenda bajya bavuga ko nta Mana iriho, bakavuga ko kugira ngo habeho iyi si cyangwa ibintu uko tubibona uko, hagiye habaho guturagurika, hagiye habaho kwiremekanya k'utundi tuntu. Nyamara mu by'ukuri ubisuzumye wasanga n'utwo tuntu bavuga twiremye nta muntu uzi aho twavuye. Imana rero yo niyo nkomoko ya byose, kandi iyo Mana irashaka ko tuyisobanukirwa ko atari Imana y'igitinyiro, ko ahubwo ari Imana y'urukundo. Irindi somo rigaragaza uburyo Imana ari inyabwenge, ari inyabumenyi, ikaba inyuranye natwe, turisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 20 haranditse ngo, nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose, bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Imana ikeneye ko tuyisobanukirwa, Imana ikeneye ko tumenya ko ari inyarukundo, ikeneye ko tumenya amategeko yayo, ikatwigisha ayo mategeko yayo tukabasha kuyagenderamo. Bityo iyo twitondeye amategeko yayo, tujya imbere yayo dufite imitima itaducira urubanza, tunezerewe kubera yuko aba ari umubyeyi wayo. Umwanditsi akomeza atubwira ngo nubwo tutazigera dusobanukirwa n'ikintu cyose, dushobora gusobanukirwa iby'ingenzi by'agakiza kacu. Urugero ni mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 3 ku murongo wa 14 n'uwa 15. Umugaragu w'Imana aravuga ati, iyo intumwa zasobanuriraga ubutumwa bwiza abazumvaga, akenshi babaganishaga ku buhanuzi bwasohoye. Aribwo dushobora guheraho tuvuga ko imwe mu mpamvu z'ingenzi z'ubuhanuzi ari ukwerekana inama y'agakiza. Mu kuri koko umugambi w'Imana w'ubuhanuzi bwa Bibiliya mu buryo ubwo ari bwo bwose ni ukutuyobora kuri Yesu no ku isezerano ry'agakiza aha mwene muntu. Isezerano ry'agakiza umukiza cyangwa Imana iha mwene muntu niwo mugambi nyamukuru w'ubuhanuzi, niwo mugambi nyamukuru w'ibyo twiga. Nyamara Satani yateye abantu benshi kumva ko ubuhanuzi ari ibintu biteye ubwoba, ari imvugo shusho zikomeye, ari ibigereranyo bikomeye, ari ibintu byo gutukana. Ariko mu by'ukuri
Imana yo iri kutwigisha, iri kutwereka ko ikeneye kudusobanurira inama y'agakiza, aho umunyabyaha waciriweho iteka ngo arimbuke abasha kongera kuzuzwa n'Imana. N'ubundi umwami Imana ari we wabiremye byose n'ibyaremwe byose bikaremerwa muri we, yaramanutse aza muri iyi si maze aritanga ubwe nk'igitambo ku musaraba kubw'ibyaha bya buri muntu wese, ndetse n'umunyabyaha ruharwa. Uko niko Imana idukunda cyane twese uko turi. Amaze kudukorera ibyo byose, nta gushidikanya umwami ashaka ko buri wese hamwe n'abanyabyaha ruharwa tumenya igitambo aduhera muri Yesu, kandi icyo nicyo ubuhanuzi bukora. Ntabwo Imana yadukunze cyangwa idukunda tumaze guhinduka, ahubwo Imana yadukunze kera, idukunda tukiri abanyabyaha ruharwa. Nyamara nubwo twaba turi abanyabyaha ruharwa, icyo Imana ishaka ni uko tumenya ko hari agakiza, hari amakiriro yasezeranye binyuze mu gitambo cya Yesu, mu ncungu ya Yesu, kandi nta n'umwe uhejwe.